mwana twareranywe nkumbuye umwana twareranywe buri joro ndamurota icyazana ngo tubane. Ikaze cyane, ikaze nanone wowe ugenda ubana natwe mu biganiro tugenda tukugezaho kuri iyi channel yacu. Ahangaha tugenda tukugezaho amateka y'abasitari, abantu bose bazwi bagiye bakora ibikorwa bikomeye. Hano tugenda tukugereraho tukakugezaho amateka yabo. Uyu munsi rero reka nkubwire ngo amateka tukuzaniye ni ay'umunyabigwi wakunzwe na benshi ariko utakiri muri uyu mwuka w'abazima. Uwo nta wundi ni Sebanani Andre wishwe muri jenoside yakorewe Abatutsi mu mwaka w'1994. Uyu munsi rero tugiye kukugezaho amateka n'ibigwi bya Sebanani Andre. Reka nguhe ikaze. Reka ntangire nkubwira ngo Sebanani Andre yari umunyamakuru, akaba umuhanzi ukundwa cyane ndetse ugikundwa na benshi kugeza n'ubu ngubu. Uyu nguyu ni umuhanzi wakunzwe mu ndirimbo nyinshi, harimo nk'indirimbo yitwa Urabaruta, Karimi ka Shyari, Zuba ryanjye, Urugo ngukunda n'ikimeza, Mama Munyana, Nkumbuye umwana twareranywe ndetse n'izindi nyinshi zagiye zikundwa na benshi kugeza n'ubu. Iyo uyicuranze abantu rwose usanga bamerewe neza kubera ubutumwa ndetse n'ijwi ryiza ryarangaga uyu nguyu munyabigwi Sebanani Andre. Nyakwigendera rero Sebanani Andre yishwe muri jenoside yakorewe Abatutsi mu mwaka w'1994. Uyu nguyu Sebanani Andre yari yaravutse mu mwaka w'1952, avukira mu cyahoze ari komine Kigoma, prefecture ya Gitarama. Ubu ngubu akaba ari mu karere ka Nyanza, intara y'Amajyepfo. Uyu nguyu Sebanani Andre amashuri abanza yayize hariya iwabo nyine, ariko amashuri yisumbuye ayiga i Shyogwe. Nyuma aza gukomereza muri College Officier de Kigali. Gusa yaje kwirukanwa mu ishuri ajya gukora ibijyanye n'icungamutungo cyangwa se mu icungamari hariya muri Trafpro i Kabgayi hariya i Muhanga. Yamenyekanye cyane kandi mu makinamico agiye atandukanye. Uyu nguyu nyine Sebanani Andre, ariko zimwe mu nkinamico twagenda tukwibutsa ni nk'inkinamico yiswe Nzashira Igurugunzu Nkiringagi, Icyanzu cy'Imana benshi bita Uwera ndetse n'izindi. Urashaka wiki? Numva ko bivugisha umbabarire. Numvise inkotsa ku mutima. Iyo nkotsa si igikungura ndaba ndahandi. Ndenje gushaka data buja ngo musezereho. Ujyanywe n'iki? Ko data ari we washima mu bagaragu be bose. Nayo gukora twaturimo kugezaho Sebanani Andre kugira ngo nawe ugende wiyumvira icyanga ndetse n'ijwi ryiza ryarangaga uyu munyabigwi Sebanani Andre. Nyakwigendera rero Sebanani Andre yaje gukora kuri Radio Rwanda muri gahunda ya Discothèque Phonètique hano nyine muri Radio Rwanda, akora muri gahunda ijyanye n'urwenya ndetse n'ubuvanganzo bw'umwimerere nyarwanda. Uyu nguyu kandi yari umukinnyi w'amakinamico mu itorero Indamutsa za Orefor RBA y'ubu. Nkuko rero tubikesha icyahoze ari inama y'igihugu y'itangazamakuru, Sebanani Andre yaje gukora kuri Radio Rwanda muri gahunda zitandukanye zirimo nka Discothèque Phonètique nkuko nagiye mbikubwira ya Radio Rwanda, urwenya n'ubuvanganzo bw'umwimerere nyarwanda. Ahangaha kandi ni nabwo Sebanani Andre yatangiye gukina mu itorero Indamutsa. Tariki ya mbere Nzeri umwaka w'1979 nibwo Sebanani Andre yashakanye
n'umufasha we Mukamurisa Anne Marie maze babyarana abana bane aribo Sheja Ariane wavutse umwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda na mirongo inani na rimwe, Damarara Diane wavutse umwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda na mirongo inani na kane, Cyengo Frida wavutse umwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda na mirongo inani na gatanu, ndetse na Songa Aristide ariwe Bucura wavutse umwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda na mirongo inani n'umunani, ndetse uyu Bucura nyina avuga ko atazi neza Sebanani Andre kubera ko umwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda na mirongo cyenda Sebanani Andre yaje gufatwa arafungwa. Niyo mpamvu rero uyu nguyu mama wa Songa Aristide yemezaga ko uyu nguyu Aristide atazi se neza Sebanani Andre. Ubwo rero Sebanani Andre yafungurwaga, ubuyobozi bwa Orefor bwanze kumusubiza mu kazi ngo ntibushobora gukoresha icyitso. Nyina w'aba bana bose niwe nyine wasigaye wifasha aba bana kuba yabarera. Jenoside yakorewe Abatutsi rero yaje guhitana uyu nguyu Sebanani Andre mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda na mirongo cyenda na kane, yicwa asize abana bane uko nagiye mbakubwira. Mama w'aba bana rero nawe yaje kwitaba Imana muri 2015 azize indwara nk'uko bigenda bitangazwa n'ibinyamakuru bigiye bitandukanye. Kubera urukundo rwamurangagaho uyu nguyu Sebanani Andre, byatumye we n'umufasha we bagenda bibanira mu munyenga w'urukundo, maze bagenda bakorana n'indirimbo yiswe Urwo Ngukunda Nikimeza. Iyi ngiyi ni indirimbo Sebanani Andre yagiye akorana n'umufasha we Mukamurisa Anne Marie. Rero Urwo Ngukunda Nikimeza, uyu mufasha we Mukamurisa Anne Marie yavugaga ko iyi ndirimbo yayikoze mu rwego rwo kugaragaza ko Sebanani Andre yavuze ko amukunda, maze nawe akamwereka ko amukunda. Reka nkubwire rero ko nyakwigendera Sebanani Andre ariwe wabaye umuhanzi mu muryango w'iwabo, ari nayo mpamvu Mukamurisa Anne Marie yemezaga ko inganzo ye nta handi yayikomoraga uretse kuba yarabyiyumvagamo gusa. Sebanani Andre yari afite ubuhanga bw'umwimerere we kandi mu bijyanye no gucuranga ibikoresho by'umuziki nk'uko nyine uyu Mukamurisa Anne Marie yagiye abitangariza ibinyamakuru ubwo nyine yari akiri mu mwuka w'abazima. Uyu nguyu Mukamurisa Anne Marie rero nawe nakubwiye ko yaje kwitaba Imana muri 2015 azize uburwayi. Ikindi nakubwira nuko uyu Songa Aristide Bucura nyine bwa Sebanani Andre nawe nyine yaje gutera ikirenge mu cye maze nawe aba umuhanzi.